bizagira ute bizakunda gusa bari kumwandikira inzandiko kuko ubundi 90% ntago waba umurasta utazi theology, ntago bibaho, utazi philosophy politique. Ibyo bintu yego nubwo utabikora ariko ukurikirana ibyo bintu gizute ubyumve nk'ukuntu ya definition nayo kubwiye ni religion, ni politique, panafricanisme. Urikumva rero ibyo bintu byose urukumva ni ya ideology yaje kugira abantu bagira ute bagaruke. Kandi nago wakonvenka iyo ideology ni politique, ni politique nago wakumva ati ngo ukonvenka abantu ngo bafi iyo bari bagaruke. Gusa na nubu hari abagenda bagira ute bagaruka. Ya turabibona ama documentaire agiye atandukanye abantu bari gukora ku YouTube bavuga ati datashe nsubira iwacu, tujya twumva ko ba Jay-Z na ba Beyonce bari gukora ubushakashatsi bari abantu bashobora kuba baraturutse. Ari nabwo muri ndirimbo Jay-Z yaririmbye abaza Beyonce mbisubibuka ibyo nakubwiye turi mu Rwanda ashaka kumubwira ko ari inkomoko yabiri. Uvuze ibyo bimwe ndabyibuka na Ja Rule amaze iminsi muri Ghana. Amaze iminsi muri Ghana ari kureba ari kuvuga ngo mbese ni ababyeyi be kuko bavukiye. Yego yaragiye arasura we n'umugore w'ahantu hose baragenda bisiga nabubakiye n'amashuri. Ko gace yakagezemo areba uburyo abana bameze, abajene bameze, ahita abafasha nyine yabubakira amashuri. Aravuga we nta kindi kintu nabahereza atari irage ry'ishuri muzige. Rero mpamvu umuntu yavuze umuntu yego iryo rage nta kintu cya danger kirimo, ariko aba harimo ikintu cya danger kuko ntabwo uba uri umuswa, nta nubwo uba uri n'injiji. Ikintu cyari cyo cyose urakimenya. Ugeraho akanosiyo, ugera iyo nosiyo uburyo batwara indege bajya kuri Google ukagugoringa ukamenya ibyo ari byo. Ugera kuri iyo nosiyo kuri business, ugera kuri iyo nosiyo ku mateka, kuri politique, ikintu cyari religion. Uri kumva rero atari abo ba Afrique baba panafricanisme bagaruke avuge si koko ahantu koko narahatereranye. Ubwenge bwinshi bugenda bugira ute bugaruka gake gake tugafasha baba. Gusa ikintu nge nabivugaho uriya mupapa sinavuga yararengereye. No yararengereye nta byo guca ibintu ku ruhande. Yararengereye kuko ashobora kuba yarababajwe n'ibyo abona adakunze agashaka ijambo riremereye ari bukoreshe ku buryo nabo bana basiga mu bwoba wenda bakabireka. Simpamya ko. Yes, we back again. Rama, assalamu alaikum. Salam. Ja bless. Ja bless too. Arye ko basubiza ubishaka tu akubishaka. Rama nishimiye nyine ko tugiye kuganira for the first time. N'ubwa mbere ngiye kuganira n'umwe mu bajene bake Igisenyi bashobora kwicara bagakora ama recherche bagafata ibitabo bagasoma kugira ngo biyungure ubumenyi. Subundi Rama ubona bira biboro kuki abantu benshi bitunanira mani gusoma ku buryo n'umuzungu yavuze ngo ushaka guhisha umwirabura ngo amuhisha mu bitabo. Ni ukubera iki ubona bigera kuri level tudakunda gusoma ngo twiyungure ubumenyi? Impamvu nge mbibona ko umuntu ataba yakwiyungura ngabe yafata umwanya we ngabe yajya nk'ahantu cyangwa wicare wenyine abe yasoma nk'ikintu. Biterwa akenshi biterwa naho wakuriye, ukuntu nge mbibona. Yego aho wakuriye, inshuti ufite. Ariko iyo wabashije kugira amahirwe ukajya ku ishuri ugahura n'abandi bantu benshi bakuriye muri famille zitandukanye. Yego ushobora guhura n'umujene wakuriye Nyagatare, wakuriye Rusizi, wakuriye Rubavu, no gasanga mu bumenyi bugiye butandukanye. Nanjye ko mutere imico itandukanye yahuye. Yego nanjye ko mutere nago nabikundaga. Ariko nakundaga kuba nakwicara nkaba nasoma Bibiliya na Qur'an cyane cyane. Kandi uri Muslim. Yego nibyo bitabo nakundaga gusoma kuko akenshi nasangaga uwanditse ibyo bitabo abyandika ari ku marangamutima ye. Ariko ubundi kwakundi ukuntu navuze iyo uhuye n'abantu benshi ingeri nyinshi zigiye zitandukanye nawe ugira bwa bushake bwo kuba wasoma icyo kintu. Nk'urugero ushobora kumva nk'ahantu ngo umuntu yanditse igitabo cyerekeranye ku mafaranga. Yego nimba yaranditse igitabo cyerekeranye ku mafaranga kandi n'ahantu turi kujya naherekeye iki amafaranga. Ukumva umuntu yanditse igitabo igute umuntu yakora business ye igakura. Uri kumva ibyo ngibyo byose ni urusobe rw'ibitekerezo baba barakoze iki baba baranditse
muri ibyo bitabo ukaba nawe ukavuga si njyewe nakwidokimanta gute, nakwicara gute nkavuga nicaye ahantu njyenyine kuba nafata umwanya wanjye ngasoma, nubwo utasoma byinshi ushobora gusangamo nk'agaparagrafe kamwe tubiri, ariko utwo duparagrafe tubiri cyangwa dutatu wasomye twerekeranye ko kuri cya kintu ushaka kugeraho, rugero natanze amafaranga, dore ko ariyo twese abajene turi kwirukankira, kumva cyangwa gushinga nk'ikintu ukaba wakora nk'umurimo business yawe kugira growing izye hejuru, ukaba wasoma n'icyo kintu cyaba cyatuma uwo mutima uvuga siko runaka yakoze ibi bintu, uri kumva igute ngiye kandi ariyo nzira ndimo, igute nanjye nabikora, kikaba cyagutinyura tu kuba wakora iki, wakora icyo kintu. Donc niba mbyumvishe neza, umuco wo gukunda gusoma nawe ntabwo kera ari ufite, ariko kwa kundi abantu bajya kwiga mu internet cyangwa mu college bagahura n'abantu bagiye baturuka mu mafamiye atandukanye, ushobora kuba warabikuye mu nshuti wagize muri icyo gihe uri ku ishuri, hakaza umuntu ugukundisha ibintu byo gusoma, kwa kundi bakubwira ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uriwe, akaba yaragize inshuti yakundaga gusoma nawe ugasoma. Ni gutyo rero byaje, wahura n'umuntu ngo nasomye aka kantu nawe ukaba wagira ute wagasoma, cyangwa ukumva ngo cya gitabo banditse ngo bagikiniye movie, ntabwo ujya ubibona? Ndabizi. Wowe ukavuga ntari bino nimba bayikoreye movie, nimba ntashoboye gusoma cya gitabo, nimba bayikoreye movie reka ngende nicane nirebe ya movie numve ibiri muri cya gitabo ibintu birimo. Cyangwa se nk'uko abantu bajya bakora ibitabo abandi bakabikoraho documentaire. Yego, ugasanga nk'umuntu yanditse nk'igitabo ariko cya gitabo bagikozeho documentaire, bitewe n'iki n'intego abo bantu banditse, nimba bari kuvuga aba bantu ntago bashoboye gusoma, reka tubyereke muki mu mashusho. Urugero rwa hafi nko muri Troncome, simwashoboraga kujya kwiga, ariko njye byo ntago byambayeho, n'abashuti banjye numvaga babimbwira turi kumwe, ugasanga bagiye kwiga nk'amateka, urukumva, ariko ya mateka kugira abayumve mwayize, urugero mwize Napoleon, mwize intambara ya mbere y'isi, mwize n'iya kabiri, ariko cya kintu mwakize ahubwo ntago muri kucyumva neza mu nyurabwenge yanyu, ukagenda mukicara hariya bagahita bashiraho filime mukidokimanta, no bya bintu mukambireba muri sinema, no mwahuza na bya bintu mwize ukumva bigahita byoroha nyine kuba ayo mateka umuntu yayamenya akanayasobanukirwa. Yego, bikaba byamworohera. Ngibyo rero ibyatumye mvuga nakwicara nasoma, ariko ikintu cya mbere nkunda gusoma ni ibitabo bibiri, Bibiliya na Korowani, kuko nasanze ari bwo buzima bwa muntu abayemo bwa buri munsi, nabyutse nagiye nagarutse, mugende musenge, nimurangiza gusenga mujye gushaka. Iyo ni Korowani. Yego, iyo ni Korowani. Urukumva rero icyo kintu umuntu nimba yakubwiye icyo kintu, nta buriganya burimo, nta buryarya burimo, mbese ni ikintu we uri kumva gifashe kigahura nawe nibyo wifuza. Yego, nibyo wifuza. None Serama, umbwiye ko ukunda gusoma Bible na Korowani cyane, ni nk'irihe jambo wakuye muri Korowani rikagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, rimwe cyangwa se niba birenga nta kibazo, no muri Bible umbwire amagambo warasomyemo akagufasha. Hose ikintu nasomyemo kijya kimfasha kurusha ibindi bintu byose ni ukwihangana, kugira subira, kwihangana ku buryo nahura n'ikintu runaka, ubwo cyaba kimbabaje cyangwa nimba kinshimisha, ariko nkaba nagira umutima wo gukora iki, ukwihangana. Nk'urugero, ushobora kuba uri gushaka kuba wagetinga nk'ikintu, akavuga si kubera iki nge icyo kintu hajya nkigeraho, kubera iki kandi mba nagiye nagarutse nakoze nagerageje ibyo nshoboye, ariko witaye kuri bya bintu uvuge ngo uratekereza byinshi birenzeho, nta kwihangana kwihangana kuri mu mutima wawe ufite, ntabwo icyo kintu wakigeraho. Nicyo kintu cyonyine. Ikindi cya kabiri nasomyemo, gukunda no kuganduka. Gukunda no kuganduka. Yego. Urukundo rero ruri mu buryo bwinshi cyane. Nyine impamvu mvuze gukunda no kuganduka, gukunda
uwo ari we wese yaba asenga he yaba akora iki agakunda kuvuga ngo nimba nkoze iki kintu uri kumva mbese ngikoze ngikunze. Urugero ko nkunda gusenga, njya gusenga mbikunze cyangwa njya gusenga byanze. Ni urwo ngurwo rero kuganduka nuko abantu turi abanyantege nke, ariko hari abandi baba bafite intege nyinshi. Urugero rwa hafi tugira abayobozi. Ntabwo ukuntu muri community ukuntu ibingana ibifite abayobozi babayobora. Yego. Nimba umuyobozi avuze mu gitondo hari umuganda, urikumva ni cya kintu cyo gukora iki? Kuganduka. Mwubahe abayobozi banyu babakuriye, kuko nibo babagereraho mwebwe mutakagombye kuba mwagira ute? Mwakwigerera. Ko bundi bavuga ngo utajya bwamahishwa byinshi. Rero bwamutari wageramo wa undi wagezeyo emera gira ute? Akuyobore. Ariko akuyobore nawe washizemo iki? Ubwenge yawe. Apana kuvuga ngo nge ndagenda nimba umuntu ambwiye ngo turagenda. Mbese akuyobore mu byiza. Yego. Ibyo nibyo byiza. Uganduke mu kuyoboka mu byiza. Ibyo nkwe nkubwiye icyambere nabonye. Urwo rukundo rero rwo kubaha Imana, kuvuga Imana ndayikunda, niyo tirifi ya mbere nge nabonye kuri ngewe. Yego nubwo wakora ubwo busazi nubwo wakora ariko mu mutima wawe hakaba harimo cya kintu cyo kuvuga mbese kibi bintu ndi kubikora nk'ukuntu ayo magambo yanditswe rukumva. Mbese urwo rukundo rwo kuvuga ibyo bintu nabikora ndarufite. Nawe ukaba watekereza ibyo bintu ukavuga mbese ibyo bintu nabiganduka nabikora. Mbese no kuvuga ngo wasomye kenshi Quran, usoma kenshi Bible, ibintu bitatu byibuze by'ingenzi umaze gukuramo biri kugufasha mu buzima harimo kwihangana, gukunda, harimo no kuganduka. Kuko umuntu ukurusha amaboko akurusha byinshi cyane. So ndumva ni ibintu by'ingenzi n'umuntu uri kureba iki kiganiro ashobora kuza gutekerezaho, akaza kandi kuza gusanga ko ari ibintu by'ingenzi. Kuko urebye muri ubu buzima turimo utihanganye ushobora no kwiyahura. Nibwo bajya tubona umuntu ubuzima bwanze wakiyahura, si byakiyambura ubuzima. Kwiyahura si wagize abari ibihe, ni kwa kundi urusobe rw'ibitekerezo rugira ute rukujyaho rukagufata, rukakurenga. Urugero rwa hafi runaka byari bimeze gutya, twatangiranye urugendo rw'ubuzima turagenda, ariko ngewe hari ibyo ndi kubona bitari kugendeka neza. Ukaba wagira ute? Wabisiga. Ukavuga si ngewe ubwo ngubwo ibintu ndi gutekereza ni ibiki, bikaba byatuma ujya beyond, ujya kure y'ibyo bintu. Kandi muri ibyo bintu bituma ujya kure wihanganye ukavuga ngo reka ntegereze nanjye time yanjye zagiye. Yego nubwo ndi muri movement ndi kugenda, ariko icyo gihe izagenda kigira ute ugere kuri ya point reference wari ushaka kuyigereho. Nibyo njya mbona. Sasa Rama, wenda byo byari nka introduction byarakanyuzemo. Impamvu nyamukuru nagutumiye umunsi kugira ngo tuganire, ejo bundi hano umupapa bita Apotre Gitwaza, abantu benshi baramuzi, yari kwigisha aravuga. Urabona hari ibintu byateye muri iyi minsi mu bajene muri rusange mu madini menshi agiye atandukanye, aho ujya kubona ukabona umuhungu aje afite dread, aje afite amaherena, amashene, ibikomo, impeta, amasaha, nyine ni ibintu babigezweho. Nyine umujene yambara kumva ko ameze fresh. Ukabona abakobwa byo ndakeka bimaze kuba nk'icyorezo kwambara amapantaro. Ni wari umwambaro w'abagabo ariko kabisa urabona ko bashaka kuwutwara. Urumva abandi bakambara amadeshire. Gitwaza ari kwigisha aravuga ngo ari kubuza nyine abayobozi b'amaterero, arababwira ngo ntimuzongere kwemera ko umuntu aza imbere y'abakristo ndakeka bayita kuri altari, ko aza hano imbere ari umukobwa yambaye amapantaro, ari umuhungu yambaye afite amadread, yabaraye yaba yambaye afite amaherena, yambaye amapantaro acitse. Aravuga ati dread ni ngo ni dini, ngo bira by'amadread ngo ni dini rya Satani. Ariko nge ukuntu mbizi kuri experience mfite nya rabizi nanjye ngerageza kwidocumenta gake ko mbizi, tuzi ko abarasta
atari idini rya Satani. Ariko ndavuga ni ubwo nanjye ntari umurasta nanigeze wenda njyamo in deep, reka nshaka umuntu urumva ushobora kuba abiziho, kandi keretse niba nibeshye nzi ko uri umurasta. Ndabizi ariko nanjye ntago mbiziho birebire. Yego, ariko hari ikintu kameme wabwira abantu. Hari ikintu mbizi ariko bitari byinshi, ariko mfiteho nose kuba ibyo bintu nagira ute naba mbizi, ariko ntago ari byinshi cyane. Yego, ndabizi ko atari byinshi cyane, kuko ubundi bavuga ko ubumenyi bwose mani ngo ni inyanja. Wowe ushobora kuba wibwira ko uzi ubumenyi mu kintu runaka, ugasanga hari undi muntu ukurusha kure. Yego, kandi ibintu byose ni ukwiga. Yes, umunsi ukiga ukagenda wiyungura ubumenyi. Hari icyo mba ntazi wowe ukizi ukaba wamfasha ukanyunganira. Twebwe rero biriya bintu mbibona nk'uko byatunguye abantu benshi, bakanakoraho comment nyinshi cyane. Ibindi rwose yavugaga wasangaga abantu bose babyemeranya, ariko bigeze kujya cyo kuvuga ngo dreadlocks n'abarasta, ngo abantu bafite dread n'abarasta, ngo kandi ngo Rastafarism ngo ni idini rya Satani. Hari abantu bahise bajya nyine kubiri nawe. Rero Jarudi, nge ukuntu nabibonye mu kanya narindi kukubwira kuganduka. Yego, uri kumva? Urugero, Gitwaza ni umubyeyi. Yego, uri kumva? Ni apotre. Afite urusengero rwe hehe ku isi, azifite ahantu henshi kuva mu Rwanda kugera muri Amerika. Yego, ni umuyobozi mukuru w'urusengero rwe ku isi rwa Zion Temple. Impamvu manje kukubwira ni umubyeyi iyo yinjira mu rugo rwe abareba ibintu biri mu rugo rwe uburyo bimeze, uburyo bipanze. Rero hari ukuntu yari amaze kubona muri urwo rugo rwe wakwita inzu y'Imana. Abambara iyo myambaro bamaze kuba benshi, nk'umubyeyi agacyaha abana be. Ariko abana ntago yakagombye kubacyaha abijyane mu yindi sanse y'abandi bantu. Ari kuvuga ngo njyewe ntabwo nshaka kuba abantu baza mu dini ryanjye cyangwa mu rusengero rwanjye bambaye ibi n'ibi, kuko n'ikimenyimenyi Rastafari ni idini. Yego, ni religion, ni politique, n'abapanafricanisme. Yego, iyo niyo definition yabo. Iyo bintu rero bitatu byarihuje bibyara Rastafari. Ubwo niryo nubwo ari idini, naryo ni idini uburyo bwaryo rifite Bibiliya yabo. Bafite nawe igitabo cyabo kibayobora. Yego, bakita ngo iki? King James. Bakita King James. Yego, version niyo ntari kwibuka neza ukuntu imeze, ariko icyo gitabo gusa niho babiprinting muri nani ya King James, ariko nacyo niko kimeze. Ariko nabwo gifite version zaso zanditsemo zitari ukubiri na Bibiliya, zitandukanye n'ibindi bitabo. Ariko bo bakaba bizera cyane muri Old Testament n'igitabo cya nyuma Revelation, byahishuwe. Yego, nibyo bitabo akenshi bakunda gukora iki? Kwireferaho, kwizereraho, kwigishaho. Akaba ari idini naryo ubwaryo risenga ku wa gatandatu bivuye ku bajuifu n'abakristo. Uri kumva impamvu basenga ku wa gatandatu? Ni abajuifu, urabizi abantu b'abajuifu bizihiza umunsi w'iki? W'isabato. Yego. Aje kugira Rastafari iboneke yabo bibonetse biturutse mu bagabo babiri. Donc kuvuka cyangwa se kwa Rastafari byaturutse ku bagabo babiri. Marcus Garvey no bita Leonard Howell. Yego. Abo bagabo ubundi bari bafite movement yabo bitaga Black Movement Association. Bayikora mu 1914. Icyo gihe muri Afro Jamaica na Afro Caraïbe no muri Amerika y'Amajyaruguru, icyo gihe abirabura nta jambo bari bafite, bari bamerewe nabi, Yego. harimo n'abandi bantu bita abanegro, abametisi. Yego, hakaba abandi bantu noneho bari baravunze b'abapanafricanisme. Bo barabazungu ariko abapanafricanisme niyo yabo birabura n'ubundi b'abapanafricanisme. Hari abapanafricanisme uri kumva, hakaba urabizi abirabura nibo akenshi mu kiragiye cyo gucakara nibo bigishaga ijambo ry'Imana. Yego,
subizi iryo jambo ry'Imana wo bitaga Marcus Garvey yari pasiteri w'abaprotesta yego uri kumva yari afite umubare mwiki w'abayoboke benshi baba black yego niyo mpamvu nakubwiye Rastafari ni religion ni politique yego ni panafricanisme mu 1930 ibwo rero Rastafari yagize ute yavutse uri kumva we mu nyurabwenge n'uri kumva ngo ni idini muri 1930 niba navuga umwami w'abami Haile Selassie muri Ethiopia yari yimyiki ingoma abaye umwami yego Marcus Garvey arababwira tugomba kuza kuri kuzasubira iwacu aho twagize ute twavuye ku vuko muri Afrika ariko ubwo akavuga ko impamvu yari Black Messiah igaruka ryande rya Yesu ariko umwirabura Black Messiah yego ubwo ngubwo bibaho na ya Afro Panafricanisme b'abanyapolitike n'abandi bose bari barihaye Imana yego bashaka uburyo bazagaruka he muri Afrika abantu barabasensibiliza barababwira abashoboye baraje hari bamwe bagiye muri Liberia hari n'abandi mu intebe tukayitera hariya ko nta kibazo hariya muri intebe nari aho ngaho muri iyo nguni no garuramo gake aho Jarud uri muri kumva ndabyumva ariko nabazi n'izo story muri comment zo kugaruka kw'abirabura bazandikemo bagende bamfasha turebe nimba hari ikindi kintu twageraho cyuzuye bari barabahaye ubundi babahaye Sierra Leone na Liberia kugira ngo abagarutse bose bari byo bihugu bajya kubamo yego kuko baragarutse yego ariko abarasta kuko bari bizeraga ko bazagaruka bagasanga umwami wabo uwo mwami wabo yabahaye ubutaka butagatifu babwita Shashamene ni umuguba miki abarasta gusa uri mu kihe gihugu ubu ngubu mu gihugu cya Ethiopia muri Ethiopia yego Shashamene umuntu city. yahagugolinga akahabona yego wahabona ukumva yego mu mugi ubamo abarasta icyo kintu kibakora akazi kabatunze ni ubuhinzi n'ubworozi n'impano bagiye bafite cyane cyane gufuma gukora njya mbona amavideo yabo kuri YouTube ntabwo nari twari ari muri Afrika nakikaga kandi nko muri Jamaica ni muri Afrika ni city bita Shashamene rero ibyo kuvuga gitwaza ngo abarasta ngo ni idini ya Sekibi ntago ari idini rya Sekibi ni idini risenga Imana imwe kuntu byanditswe ko umuntu azapfa ku munsi w'izuka akagira ute akazuka nabi ibyo bintu muri ibyo bitabo bibiri byanditsemo nabyo niko bigize ute nabo niko babyizera niko babyumva uri kumva kuko ni umuntu ushobora kuza agahagarara hariya akaba yasengesha mu isengesho ryabo rikagenda kagira rigera bakagira communauté basengamo bese bitewe n'uburyo bo ibintu byabo babyumva niko bigira ute bigenda kandi bakumva ko ikintu cyabo cyose kundi kuntu twumva mu bihugu by'abasilamu ngo bagendera kuri sheria nabo mpeka ko 99% bagendera ku mategeko yo muri Bibiliya yabo kuntu yanditse yego wenda nanjye nkunganiye muri 2019 nagiye muri Kenya nagiye Nairobi biza kuba ngombwa ndatembera ngera ahantu bita Mombasa njyewe ubwanjye niboneye ahantu hari idini rya Satani urabona Kenya ni igihugu cyateye imbere ariko sometimes hari igihe abantu batabimenya kubera ko babumva ko dusa naho twegeranye bagakeka ko Kenya ari igihugu gisanzwe nkatwe ariko uzumva umunyarwanda avuga ngo abanyafrika rega ngo twego turacyari inyuma we akabivuga gutyo agakeka ko uko ahantu ari mu Rwanda ari nako no mu bindi bihugu bimeze nagazi ko Kenya mu mateka muri za 1985 cyari igihugu giteye imbere man urumva cyari igihugu giteye imbere gifite ubukungu buri hejuru y'ubwa Korea zombi na za Singapore
urumva abantu bajya bareba amateka bazabibona. Niyo mpamvu ubona niyo abantu bari gukora ama debating mbese Africa nimara kuba united Africa nation ngo capital izabi uzumva abantu benshi bakubwira ngo izabe Nairobi. City urabibona ni igihugu mani giteye imbere. Queen Elizabeth niho yabaga mbere uko ajya kuyobora Ubwongereza, yarazi ko ari iwabo, amateka yose arabikubwira. Urumva mpamvu ujya wumva abanyakenya bavuga ngo babasahuye zahabu nyinshi cyane igihe babaga hariya, ubwami bwo buri hariya. So icyo nari mbivugiye nuko ngiye nibere muri Nairobi, ubwanjye n'amaso yanjye yombi nabonye urusengero rwa Satani ruriho bya biboro kimeze nk'ihene yicaye gutya, amaso ijisho rimwe, ibiboro by'amatriangle kibano bakunda gukora bari kwerekana zira boro z'aba Freemasons. Ngiye nararubonye imana ngira ubwoba. Ku bantu bazajya Mombasa bazajya ahantu I&M Bank ikorera yo muri dini rya Sekiri yo muri Nairobi yo muri Mombasa, opposite yayo ibumoso niho iryo dini riba. Nararibonye nta kirango na kimwe nigeze mbonamo cy'abarasta. Nabo nyine ni idini ryabo bemera Satani bakanamusenga gutyo nyine. Nanjye nahamya ko nkurikije uko nabibonye biratandukanye cyane no kuba wavuga ngo Rastafari ni idini rya Satani. Wakomeza rero impamvu nari mbivuze ubundi kugira bira bintu ubibone neza, igitabo bita Exodus yimuka Misiri kabisa. Marcus Garvey ubundi niyo reference yagize ute yagendeyeho kugira convaincre babo Afro Caraïbe, aba Afro Jamaique, aba Afro bo muri North America kugira bagire ute bagaruke. Wenda nkunganira yarabye ati murabona Abisirayeli barakoronijwe bajyanwa mu Misiri. Yego. Igihe kigeze baza kuva mu Misiri basubira iwabo. Natwe twakuwe muri Afrika tuzanwa muri Amerika no muri Europe ku ngufu z'abacakara dukora ubukoroni ubucakara. Ariko time igomba kugira natwe tugakora urugendo tukava hano turi tugasubira iwacu. Bayitewe nabwira n'abantu ko hari inzandiko abarasta bari kwandika bashaka kuzashikiriza Gitwaza, bakazagenda bakicarana bakadibetinga kuri religion. Cyakoze icyo kiganiro Imana izamfashe zakireba. Bari kubikora ariko gusa sinzi nimba bizagira ute bizakunda, gusa bari kumwandikira inzandiko. Kuko ubundi 90% ntago waba umurasta utazi theology, ntago bibaho, utazi philosophy, politique. Ibyo bintu yego nubwo utabikora ariko ukurikirana ibyo bintu ugize ute ubyumve. Nk'ukuntu ya definition nayo kubwiye ni religion, ni politique, panafricanisme. Urukumva rero ibyo bintu byose urukumva ni ya ideology yaje kugira abantu bagira ute bagaruke. Kandi nago wakonvenka iyo ideology ni politique, ni politique. Nago wakumva ati ngo ukonvenka abantu ngo bafi yo bari bagaruke. Gusa na nubu hari abagenda bagira ute bagaruka. Turabibona ama documentaire agiye atandukanye abantu bari gukora ku YouTube bavuga ati datashye nsubiye iwacu. Tujya twumva ko ba Jay-Z na ba Beyonce bari gukora ubushakashatsi bari abantu bashobora kuba baraturutse. Ari nabwo muri ndirimbo Jay-Z yaririmbye abaza Beyonce mbisuri bukubye no kubye turi mu Rwanda ashaka kumubwira ko ari inkomoko yabiri. Uvuze ibyo bimwe ndabyibuka na Ja Rule amaze iminsi muri Ghana. Amaze iminsi muri Ghana ari kureba ari kuvuga ngo mbese niha ababyeyi be kuko bavukiye. Yego. Yaragiye arasura we n'umugore w'ahantu hose baragenda bisigana bubakiye n'amashuri. Ko gace yakagezemo areba uburyo abana bameze, abajene bameze, ahita abafasha nyine yabubakira amashuri. Baravuga we nta kindi kintu nabahereza atari irage ry'ishuri muzige. Rero mpamvu umuntu yavuze umuntu yego iryo rage nta kintu cya danje kirimo, ariko aba harimo ikintu cya danje kuko ntabwo uba uri umuswa, nta nubwo uba uri n'injiji. Ikintu icyo ari cyo cyose urakimenya. Ugeraho akanosiyo, ugera iyo nosiyo uburyo batwara indege bajya kuri Google ukagugoringa ukamenya ibyo ari byo. Ugera kuri iyo nosiyo kuri business, ugera kuri iyo nosiyo ku mateka, kuri politique, ikintu cya religion. Uri kumva rero atari abo ba Afrique baba panafricanisme bagaruke avuge si koko ahantu koko narahatereranye. Ubwenge bwinshi bugenda bugira ute bugaruka gake tugafasha baba. Gusa
ikintu nge nabivugaho uriya mupapa sinavuga yararengereye. No, yararengereye. Nta byo guca ibintu ku ruhande. Yararengereye kuko ashobora kuba yarababajwe n'ibyo abona adakunze, agashaka ijambo riremereye ari bukoreshe ku buryo n'abo bantu basigamo ubwoba wenda bakabireka. Sinahamya ko ari urwango yari afitiye abarasta, sinakeka ko ariko byari bimeze, ariko ashobora kuba ari nk'ijambo yashatse gukoresha ari strong. Kimwe nuko ushobora gusanga ariko abyemera man. Buriya Rama, wowe kubera ko, reka nkwereke, wowe kubera ko ugerageza gusoma kuri side zombi, urabizi ko hari umuntu none ahanga w'umukristo udashobora kuvuga ngo ntabwo nakora kuri Quran. Urumva? Kimwe nk'uko hari n'abasilamu wenda ariko nkeka ko ari bake ashobora kwanga kuvuga ngo reka nsome Bible kandi atazi ko hari umuntu ashobora gukuramo ukamufasha mu version akanasobanukirwa n'idini ye kurushaho. Atazi ko harimo version yanditse ku banyamisiri uburyo bajyanye mu bunyago biri muri Bibiliya biri no muri Quran. Wakaba yumva ko niba kusoma Bibiliya gusa biri muri Bibiliya gusa cyangwa se niba ko mu Quran biri muri Quran gusa. Kandi ibintu byose birimo. Gusa kubivuga gutyo ngo kuvuga yaba yararengereye cyangwa yararengereye cyane. Kumva kurengera we inyigisho ukuntu nabitekerezaga ikuntu nabitekereje ku giti cyanjye. Izo nyigisho yari kuzisoma. Uri kumva ari bwigisha. Yego. Kuko internet ifite ibintu byinshi cyane. Ubumenyi bisigaye byoroshye ku bwa access. Ni n'umumenyi we noneho aragenda yari kureba buri kantu kariko kose akagasobanura. Ikindi kintu tenangene ku giti cyanjye ntemeranyije nawe. Ukuvuga ngo abarasta bavuye muri Kongo babajyana bunyago. Tuvuge sika abakongomani aribo babaye baslave bonyine. Nagaribo babaye. Yego bafite icyambo. Nta nubwo aribo bafite icyambo kinini. Ahantu babatwariraga bita ngo nimba ari Boma. Yego. N'amateka nje nakubye ko nagiye muri Kenya hari ahandi hantu Fort Jesus narahageze narasuye harahari hari nibo bafite ibyambu binini gaza Namibia uko bakinkute kinkuta batwa wari benshi cyane. Rero ntago yavuga ngo n'abakongomani gusa ngo arabazi ngo bagiye batwara iki bunyago. Cyane ko no muri la myaka byari bigoranye ko wavuga ngo kira gihugu ni Kongo. Imipaka yarimutse cyane biranagoranye ko waye kwicara ukavuga ngo barabakongomani. N'abanyafrika bose kuva muri South Africa kugera muri Amerika muri Afrika y'Amajyaruguru bose barabajyanye. Hari abo banyushije mu butayu, hari abo banyushije mu nyanja, bose bagize ute barabajyanye. Ariko abo bantu bajyanye bo bagize umutima bakora muvuma yabo. Uri kumva igihe kigeze barashaka kugaruka baragaruka n'uyu munsi birakomeje. Bayita Rastafari. Iyo Rastafari rero ibyari iryo dini ryabo. Dini rero bararyubaha bakarigenderamo. Uri kumva bakarihagararaho bagakurikiza ibyari byabyo ryanditse bagakurikiza inkingi zaryo. Kabone ko nubwo haba hari ibintu byatuma bibatandukanyamo kubiri. Wenda nanakungane n'ikindi abarasta twese tubaziho urukundo. Sibyo? Peace and love. Tuzika cyo kirango kibaranga. Tuzika imiziki ya Bob Marley na Lucky Dube. UNESCO yayishyize mu mirage y'isi. Urumva? Ikindi nakunganira uzarebe ku bantu bafite umusatsi wawe uteretse ntuwogoshe. No muri Islam biremewe. Uko gushuka ringanyeza hanyuma ugaterekera rimwe nta kibazo umusatsi butwaye. Kandi fendefi uramusatsi birangira wizinze ukavamo dread. Nase ni gute wavuga ngo ni dini rya Satani ngo kora ko naftera ngo amadread we kuko ari n'umupasteri anabizi basi yari gusoma basi na story ya Samson. Yego. Akareba story y'abanaziri muri Bibiliya. Icyo ivuga. Yego. Ibyo bintu rero byose iya bireba yari kumenya ibyari byo mbese akavuga aba bantu kubera iki bambaye uriya musatsi. Yego. Mu burenganzira bwabo kuwambara cyangwa hari impamvu yatumye bawambara. Ni kimwe nkuko tubona pocket uyu munsi abantu bakavuga ngo pocket ngo ni ibirara, ariko hari impamvu abantu bambara pocket yaturutse muri kwa kundi baba abanyafrika bagatwara bakagenda babaziritsa amaboko bazirikanya imirunga mu josi bakananuka inzara ikabica amapantaro akajya agendagwa. Urumva? So ngo umuntu uzi ari amateka yumvise uri kuvuga kuriya nyeka ko ashobora kugufata nk'injiji yanababara cyane ko nabiri kuvugwa n'umwirabura. We icyababaje abantu benshi nanjye ndimo yavuze ibintu azi. Buriya ntago wavuga ibintu utazi
kuko ni umunyabwenge uriya mupapa ni genius, yarize ni doctor, ni doctor nta kintu atazi, experience irenze. ahubwo ngiye ku giti cyanjye nabonye hari nk'ibindi bintu bamutumye. Urugero rwa hafi, buriya abarasta gose bagendera kure imico yo mu isi y'Iburengerazuba namo hagati, kandi tuzi ko ariyo mico mibi ishoboka, yego iri no koreka isi, yego. Rero impamvu mbikubwiye, bo bya bindi nakubwiye, utanze content ya content. Urugero rwa hafi, tugiye gukora umuti, uwo muti nimba tuwukoze tuzi nimba harimo ibiki, ukaba wagira attention yo kuri icyo kintu, no cya kintu ukagenda ukagikoraho ubushakashatsi, ukaba wagira ute, wakireba ukavuga si kino kintu twebwe nk'abantu kiratumarira iki. Yego. Rero akenshi iyo nkubiri yajyaga iboneka, mbese ni nko kurwanya, tuvuge nk'icyo kintu. Urugero rwa hafi, turi groupe y'abantu, turi kumva, yego, bakoze nk'ikintu runaka nk'umuti, ariko wa muti hari abantu bawurebye bakavuga si uyu muti uzamarira iki abantu, uzabakiza indwara, uzabakiza indwara, cyangwa uzabakindura, cyangwa se uzabatera, uzabakiza ibi ariko bateza ibi. Yego. Rero impamvu Rastafari nta n'ikintu na kimwe igira ute bizera muri ibyo bintu. Nimba waravutse uri umuhungu, ubwonko bw'Imana yakuremye uri iki, uri pure, ya pure yawe ukazayikurana paka. Nk'ubu ngubu ushobora nko kuba wagira nk'ikibazo ukaba wajya kwa muganga, we aravuga si wa muti bagiye kuntera ni bwoko ki, uramvura cyangwa ntabwo abantu bakora attention cyane ku buzima no ku bintu n'ibindi, uramvura cyangwa ntabwo uri bumvure. Uri kumva ikindi kintu, buriya impamvu ndi kubibasobanurira, umurasta ntabwo yakwica ikintu ariko ukireba. Yego. Ashobora kubona inshishiri zitonze umurongo akaba yarutaruka, ashobora kujya kumena ahantu amazi akabona intozi zitonze umurongo, akavuga mbese ibi bintu ukuntu bishaka kwenjoyinga isi ni nk'ukuntu nanjye nshaka ku giti cyanjye gukora iki, kuyenjoyinga n'imgice cyangwa nkabisukamo amazi ndabangamiye. Yego, niyo mpamvu uzasanga no mu mirire yabo bagira ute, batoranye. Ubwo ngubwo ikintu kiba kibatunze ni imboga n'imbuto. Ura kuvuga ngo yagiye yica ikiremwa cy'Imana, yica ihene arayirya, oya, ukuntu we yumva yaba ku isi nako na kiriya kiremwa kindi cyabaho, kuko twese Imana yego, Imana yaduhaye ibiribwa, uri kumva, kuko izo nyamaswa niziba nyinshi mu isi nabwo bizatera iki, ikibazo. Ariko bo mu myizerere no mu myumvire yabo bumva ko icyo kintu kitagira ute, kitari gikwiye gupfa, kitava ku isi. Rero ntabwo wavuga ngo uwo muntu nuse kibi harimo uwo mutima umeze gutyo wa kimuntu, ari kumva yaba ari kumva ukuntu yaba ku isi, ari nako n'ikiremwa cy'Imana cyaba ku isi. Uri kumva uwo muntu rero kumugereranya na sekibi, ubwo ngubwo ni ukoza amahano, ubu mwiciye iki, isura ye. Yego, wangije isura ye muri public. Ukurikije niko mbyumva ku giti cyanjye. Rama, wari wansabye ko tutaza kurenza iminota, harenze iminota 5, uranyihanganira. Ikindi kintu, buriya idini rya Rastafari 99% rishingiye kuri Haile Selassie, umwami w'abami. Binavugwa ko Haile Selassie ari umwana niba ari ngo wa 210 mu bana ba wa mwamikazi, mu bana ku nkomoko ya Shiba wabyaranye na Salomo. Yego. Rero urukumva bo mu myizerere yabo bo bavuga ko igaruka rya Yesu ryabereye muri Afurika. Babonye mbese twabonye undi mucunguzi, igaruka rya Yesu. Kuko impamvu babivuga nuko igihe Afurika yari gikomeje gukolonizwa, Haile Selassie yarwanyije abakoloni b'Abataliyani,
arabarwanya cyane aranabatsinda. Abantu barabizi ko Afurika ntigeze ibikoraniza icyo gihe, atangira no guha ubuhungiro aba black icyo gihe bashakaga guhunga, aribwo nabwo babahaga uriya mujyi ugeze kuvugaho bita Shashamene. Nanone hakaba hari n'abandi bari abantu bitangwa Abisiraheli, aba Benjamin Netanyahu bari kwica abantu muri za Palestine, bavuga ko Abisiraheli banyabo bari muri Ethiopia. Hanatangiye n'inkundura yo gutwara bamwe, ariko abo bamwe bakabatwara ari uko batabakunze, bakabatwara kujya kubatera imiti muri Israel kugira ngo batororoke, batazabyara bakaba benshi. Uri kumva rero gute si abo bantu bavuga koko nimba bafitanye inkomoko na Salomo yo mu Isiraheli na Isiraheli, bari ukavuga binavuga ko ari Abisiraheli banyabaruko, ahubwo bagiye bififikwa bitewe n'Abongereza n'Abanyamerika, bikarangira uvuga ngo abo bantu ni abantu ba sekibi. Ubwo wumva koko abo bantu mu nyurabwenge ye n'iy'abantu muri rusange, kuko uwo muntu abo bantu ni aba sekibi. Umwanzuro twe twafatanye nawe ni uko ibyo yavuze ku barasita avuga ko ari idini rya Satani atari byo, nk'uko tunabibonye n'amateka bigaragaza. Abantu bakomeze bidocumente, ndakeka iki kiganiro ari cyo kibuze kubafasha. Ramani ndumva nongeyeho akantu gato, tena rero kugira idini rya Rastafari ryogera ahantu hose ku isi, kugira rihagere rifate n'imizi. Ibyo bintu byose byari byarabaye, ariko umuntu watumye rigera ahantu ritakagombye kuba ryaranageze na n'ubu, umuhanzi bita Bob Marley. Yagize uruhare mu kurikundisha abantu bari bo bose kuba bagira